isi dutuye ibamo ibyiza n'ibibi kandi iyi si ni ishuri. Iyi ni inkuru y'umugabo Ndyamanzindutse wayikurikira muri iki gice. Mutware w'umugezi umva rusaro umva ntariko rero amafaranga iyi nyumba igende niko yubaka wari washizeho itafari ngoja pesa sitaki sasa kwa upendo wako ikintu kizije gukora terura zino ntebe murugi wanje mwewe nini sasa arewe nini ndagufukuza ariko sorry ndagufukuza Marero tumvikana abantu b'abagabo zana amafaranga nyine reka nkubwira iby'amafaranga wakuyanganye no munsi n'uwejo kwejo nzarara. Hapana, sitaki bana. Nataka pesa zangu haraka. Hii njoo ingwate hii. Hii ni ingwate ingi. Ingwate y'intebe zanjye. Intebe zizigura ngahe? Hakuna tadema. Waje umuntu umugabo. Hakuna tadema hapa. Nani ngwani muri cyatano. Inzu ibamo 30 wowe. Ndakutosha mu. Ndakutosha. Nini sasa? Urashaka kugera ku cyubu. Ndashaka amafaranga yanjye. Iyi ni ingwate. Mimi kufa na njaa. Yeta twende sasa. Twende bana. Jama, ndakwirukana mu cyane. Tugende sasa. Ngufashe nini? Ngiye mutwaza nebe se ngendi boss wawo. Ngendi boss ngendi ko ibitenge. Beba twende bana. Ngora ufasha amafaranga ujya kwagura nebe. Wari ko ngiye mbaho ndi wewe. Kutazanye n'amake nguti, ndara make nabonye sasa. Twende bana. Twende nyunga twende bana. Okay, sorry ibintu bya sasa. Ariko sinde kandi nutinde. Ninza natwara uburiri, natwara amasafura, utabaki kila zero. Twende. Napili kuisha mu nyumba yangu ni kuishi. Twende nyumbani. Twende. Napana siguse mimi. Twende. Twende bana. Twende. Tukende bana. Wajuru ko waje umuntu. Hapana mu byukuri. Wabanye amafaranga ugura intebe. Wabanye amafaranga ugura intebe. Waburuze ko utazanyishura se. Akamara ubu kose bya koko. Twende. Unafikiri kula pesa zangu? Siwezi. Twende haraka. Twende. We. Ariko abakobwa b'iyi minsi ko nta mikino mufite uraza nta nisono ubu wisohokanye muri make umeze neza. Ubu wumvaga rero wacitse ntari bukubona. Wari gutaha se ko nubundi niyo ntaza hano nari kukurindira mpaka kubona ambanze nkwibaza ikibazo kimwe. Ninde wakubeshye ko ngende mu muhanda wo kugendaho? Ninde wabikubeshye? Nje hari amafaranga hari deni ngurimo ngo mwishyure umve mu maso. Umva rero nkubwire sibyo ibintu biri ku neza rwose nta n'ikibazo tureke noneho n'ibintu by'induru. Zana amafaranga ku neza tuyagabane turinganize nigendere. Asanze mu kibazo kimwe. Ahantu wanumye wumva nagiye gukora amafaranga ni hehe? Usibye burabubwira ubwa bwufu budafatika kama nayo. Reka nkubwize ukuri. Noneho ndavuze ngo zinywa zino nzoga nkihagaza uca hatugenda. Ndi nzoga ngugiye. Wowe nta nubwo ushobora kwicara muri iriya ntebe. Ahubwo bagiye no kuma komande y'umuceri ni nkubwize ukuri. Umva ndakwiyamye. Tega amatwi bamisatishaka imbesire ni wabutiba muno umukecuru ni nyina wa nyoko we nundi munsi kandi batereka bahamagare kwere sawa turi kureba mu maso ziwe twamubonye Jama, tuzibimbaye. Barebo moida. Barabimaze ibintu byose byo mu nzu. Barakwibye se? Mwanguki zane bizusi. Zose bazitwaye. Ako narabivuze ngo naheza abajura benshi. Bagira ngo ndabeshe. Ahubwo Ndyamanzindu. Ubuzi kari wona nje gushaka.
ko nakwibye se oya umfashe tujye gushaka uyu mujura wanyibye mva kandi nusura aho kujya kuri polisi urangeye se nshinzwe iki muri no mudugudu nyine umfashe tujye gushaka abo bajura kuko hari gihe ububazi njyewe mbazi none nziranye n'abajose mu buryo njyama nzinda abantu b'intanga bose urabazi urabyumva wamfashe tukajya gushaka uyu mujura ahubwo uvuze ngo barakwibye ngo iki n'iki numva umutima uransembye abantu bavuye ku kwiba ubu iwanjye ntabwo bahejeje sha wari ufitanye nabo gahunda nyamara baparusa ahubwo banzu naba nawe bamenye by'iwawe sibyo banzu mperekeza tubanza tugere iwanjye urumva nitumara kugera iwanjye nidusanga ari hazima byibura tubone gushakisha vuba uratekereza wowe ngiye teka nzajya nkora nkoma inyuma ngiye ndakubwira ngo umperekeze urabyanze hama ngo ugiye nguherekeze uravuze ngo nta mutwe w'ahazima ngira ari nge nawe ninde umaze iminsi waraturuka ku buryo wambwira ngo ikigabo cy'icucura niko njyama nzinda ngiyeho ndakubwira ngo banyibye urumva ubu nzajya nkoma inyuma wa mugani nzige niwe wakagombye kumerekeza tukajya gushaka uyu mujoro wanyibye susuzuguye ku manywa y'ihangu ngende igicucu iki susuzuguye ni neza nakugire iyihe neza nta neza nakugire wowe ungire neza nta neza nakugire iyihe nkuramo imyenda gera vuba ndavuze ngo nkuramo umukobwa urumva wowe utekereza imyenda ubu si ni imyenda iyi ntabwo ari imyenda fatwa reka nanigende n'ubu ujya hese uno mupira warawuguze uwuhe aya mashara yangaye nakwambitse ukagira ngo ndi nyoko cyangwa ndi so wowe kuramo imyenda mama se ko yambyaye wowe wambyara wakahinda ko cyatakwambitse se aya mashara ko cyatagutwitse nuko utazi ibyo nasanzemo ahubwo nubona fatwa ubu ntanda zirimo enye ntanda zirimo nuko utazi ibyo nasanzemo none ubirenze inda Komuna se kora mu mufuka. Iyo pantaro wikora mu mufuka ni yawe. Urakora no kubugabo bwanjye we. Nanjye nakora kubwaho. Nanjye none. Napfa. Paparusa. Iki. Ndabwitende kobwo bwaho. Wabwitende ka. Ndavuze ngo nkuramo ipantaro. Pantaro ki. Iyi ni imyenda uvuga wowe. Ndavuze ngo nkuramo ipantaro. Ngabatindi basa nk'impu zabo. Umutende ni ndashaka. Ni wowe. Paparusa umutende ni. Paparusa umutende. Kuma n'umukugegenda. Wewe kuramo ipantaro. Umutende ni. Umutinde ni wowe. Baba we none waranayongera. Reba ukuntu we. Kanyongera. Umutindi ni ndari kubuze paparusa. Wewe umutindi ni ndakubaza. Ndakuru. Nyamara. Kibashira n'umusha. Urandi umusha. Urandi umusha. Wowe urandi umusha. Ngabazi. Urandi umusha. Urandi ibyo kuntu umusha. Ndakubwira. Mereze ipantaro yanjye. Bati imyenda yawe gafatwa we. Sikana. Igicucu gusa. Ntureba urwara undiye. Uretse uzabureba. Ya baba we. Uzabureba sha. Irivu nteye shaho. Urakishwa n'agahinda. Kazu. Mayi nka data kasha makoki. Uretse kandi ibi ni ibiki? Uratangazwa n'iki se kandi? Birongeye birashaguye se? Umva Kazu. Nawe ndakwiyamye nk'aba bakobwa bakare. Ubu ugiye kuvuga ngo nangu ndarwaye. Erega n'ubundi imyenda wambaraga wari warasaze. Wambabariye kuko ibintu by'ubusazi mukabishyira ku ruhande. Ubu urabona hari ikibazo nabaye koko. Bikugendekeye biteze? Buriya ngo gaterano ntikamara imbeho. Uzi ibyo njyama zindutse nkoreye. Kuri aya manywa y'ihanga mpuye nawe aranywa imyenda yanjye. Murabona turigundagurana da. Hasi hejuru. Murarwanya se? Imyenda barayitwaye. Niko kuzana ukavuga ngo kanze urwane. Uba gukuyemo imyenda muri uyu muhanda uza wambaye guki? Kazu kumanywa y'ihanga. Nawe bazi urebe umuntu w'umugabo. Gusa nanjye ahangaha ngo ndwaneho. Murwaneho nte? Ntizi imyenda. Yegaye nta myenda njya. Dore n'uyu munaka gapira nakaguze ejo n'ipantaro. Ibi nabiguze ejo rwose. Nta myenda. Aho narigiye kujyana narisohokeye gatoya. Nta myenda afite nanjye sinkubeshye. Kereka cyaza n'ingutiza cya ipantaro nari nambaye kare. Nyine cy'impano nambare nibura mbone nakira abantu. Kiracyo ndakiguha. Ntaribi rwose. Ntabwo cyagukira we. Ariko rero ryamanze uzirabe nari gukora muri quartier ntago ari byo. Ntaribi rwose igira umwe. Sawa reka nguteze rapano nahoze nambaye baza. Wari. Se burya wari urimo mare. Nini sasa? Sasa burangiye ndi umuntu w'umugabo ukunda gushaka igisubizo. Unaleta pesa zangu? Narebye ndavuga nti iki ni iki? Urumva ndavuga nti iki ni intuza. Toka ucha. Toa uchafu wako hapo. Unanipatia hivi mango mimi? Ni ya nini hii sasa? Hivi ni byiki?
aho kugira ngo utware ziriya ntebe busigaranye no myenda. Toa kope kwa uchafu wako. Nasema nini? Usigaranye no myenda. Mimi? Zile jamaa. Usicheze na mimi ndugu yangu. Cheza sisi. Nunchine nanje. Ndashaka amafaranga yanjye bwana. Bitu gani wewe? Leta pesa zangu. Hii uchafu hii. Mimi unaleta uchafu. Unaleta uchafu hii. Mimi. Unama ibintu ngibi byacicaguritse. We ariko se gushwanya buri kai. Iri kote ko ndyambara. Uzi ukuntu rimara imbeho mari. Mimi maleo. Nasa kuba bifashe nkubwiye ngo ubyamba. Swaga zangu. Okay none nimbe ko tubyamba. Wewe sasa ni jamaa. Urabona iyi ngino pana. Urabona nta. Nyine ariko umutayere sazagucangara. Ko ari makenye ko ari nkene. Mimi ni vale inguwa ya kukatika. Umva nurudodo rwa haramu yi. Rero yanze se. Toa amachafu yako hapa. Toka hapa. Ntabwo arenze ijana. Wewe ni jamaa. Nakwambia sasa hivi. Toka hapa kwangu. Vawange genda vana. Nakubwira ngo uhangana no mose nuwesha. Hapana. Kandi amafaranga uzaya. Sitaki mimi. Wewe leta pesa zangu. Nasuna tena mwe n'umugore gute kandi namubwiye ko njya kuzana intebe. Sitaki mimi. Mimi nataka pesa zangu. 30,000. Mama siku niko na crise bana. Twese wari kubwambara ukareka ko nsabya nk'umugabo mugenzi wanjye ko. Njama. Cyo shaka nje na amafaranga. Ndugu yangu. Si kweli. Kandi njama mvira hano gene kabisa. Winesha nigiye wano. Ariko simgende ko kutazima koko. Nasema toka hapa. Njama zitu afyano kakini. Toka hapa bana wende. Wende. Kwa sababu mimi nene nkazijana koko byakomara. Siwezi kupata kiti, ntabwo ndi bugwi intebe, ntabwo ngo kimwe cyose. Utama amafaranga 30. Tena hizi ntebe hizi ngizure. Hizi haiko kama za kwangu nyumba ngale. Niko na diva. Niko na diva. Ile mimbando yako njona ile ibintu byo ariko darabibiti urabona bikeneye. Nukugira ngo ikanguru mahakiri zawe. Kuburyo zana amafaranga yanjye. Sasa nakwambia hivi, toka hapa. Wende. Toka bana. Wende kureke. Nzenze fate. Sura mare nukuri kwimana uri umwana mwiza. Naweza kupigwa mjinga kwa mama yako mjinga. Nyangara kaka wewe. Sura mugora bagiye we. Ma. Umu? Aro wabonye se? Ako mubaze kandi usubire. Ikinyabupfura cyane mwarakineye mwakigenze gute mu byukuri. Asumi ma uriya umugore ko ari wasoni wawe. Wowe ushinzwe kwitanje ku mugore. Hasoni. Wajije. Urananyemyoje. Kwa muganga nta kuntu wakwitanye ku mugore murangiza unange ureke kuncisha muri ayo menyo cyangwa mu mazuru yawe uretse ariko sikura amakosa bandi gusa ako papa ngereka nkubaze ejo bundi fi yabayishingiye akabari urangije ujya kumutera nta kintu wamumariye nta kintu kimwe uragenda uteza akavuyo kumutera gaterwa amaho mu kanwa hasoni wanjije we ariko ubundi reka nkubaze nkubajije inkomoko ya karakabari wayisubiza nta kafi yenyine hafi yenyine ejo ntabwo yivugiye ko amafaranga yagashinze amara ya Fabrice yazanye ari gipfurumba Fabrice amuzanye ari amafaranga uze aho yavuye sa amafaranga yanjye barimo kugenda babyinira uko bibone ariko papa nonde ko nyimyoza ahubwo ndagukora mu ngoto wowe ufite amafaranga yakora karakabari yanjye akajijisha ko jya kubaza Cheusi ndamubaza ikiriya mbwa y'umujuru aso papa kandi ibintu dukora ntago ari byo Jekize ejo bundi ubushingiye Yvonne bamushingiye iduka ubu uragiye urarisahura urarirya ryose none reba hana sigaye ari si ibintu ntiduzabivamo none utangiye kurengera iduka ngenda risahura ungeranyije nk'isiha mbese muri make ngenda isiha ngenda risawe ndisiha ngewe akondera kankubaza iyo bavuze ngo urukwavu rushaje rwonka abantu babashatse kuvuga icyo wanjije orari runyunyuza ntago urwonka gusa Niriwe Sumva mwako utangiye kuntera Niriwe baba iryo jwi ndareze Mumabwira ko nta Magabo ushingiye nkwereka ikintu nkorera mubwire ko ntahari
Nyagasani we mbega umwaka umbyukanye ni we masanze sha basi niyo masanga nyoko genda kuko urabizi kurenzaho nakumena ibeshyo harenga oya nawe wirengaho reka nkuremo uyu mwenda inze noneho umene neza sibyo waje se gwino ura rero yaraje mu gitondo azindutse nk'umwaka aha ubundi iyo uteye mu gihuru uba ushaka kureba ikivumbukamo ungereranije n'igihunyira ngende igihunyira original umva kitavangiye ni we nashakaga neza ahubwo igira hino tuvugane uzi ikintu ushaka kubanza hazi ikintu nashakaga kukubwira ndagira ngo nkwiyame ku rugo rw'uriya mwana ibintu wihaye winjiyemo wowe na papa Rusaro ngo uriya mwana n'ingano ye nuko asa rwose n'indeshyoye uriya mwana yakwiba noneho na papa Rusaro ngo yabyinjiyemo mwese narabumvaga uriya mwana uramubaza Fabrice apana Fabrice kariya kana gashya muri quartier kakayobe koko murakabaza iki mwakiyore kumbi wari uhari niyo mpamvu rero noneho amakuru nahawe atari hivumba mare waraguhaze nawe uramuhaze utangiye kujya umugemurira utwana dutonya nk'umugemurira inkwavu cyangwa inkoko njyewe ndagiye ngo nkubwiye ngo umushinga mwiha cyangwa se nuza ubwo bucuruzi mwihaye urumva shaba ugiye kubahombera kuko leta ntabwo isinziriye izaba kanyaga urumva ntabwo rwose ibyo bintu ngiye nabikora ndyama umenya ko gucuruza abana ari icyaha gihanirwa n'amategeko sawa ariko sinzanakugemura ndyama buretse kugenda erega hari amakuru nanjye nkigushakaho wigenda utayama genda umunyamakuru wigeze umva nkorera kunuza kuri Radio Rwanda cyangwa nayo hakubwo ninjye urimo kwiryaho gutyo ndyama ibyo nakazi kawe nubundi narinzi ndetse kukureba ngo nkwicire umwago urumva nari nkwemereye agacupa kamwe ubwo noneho genda ariko jya umenya kuganira ariko muhamba yanjye si ubundi byiki cyane uko tubundi wari iki uzanye nagasomye kakacye neza acha bwana bwemera kuraga amafiriti ora fikimi na kuraga amafiriti sano amafiriti nuko koko sajya vuza vanga rwose kwirwanya muri mwe hajo nagasamunye gasimba bishi yavanye ndi kugucunya atagira abantu bazi ese uri burihe nimesahau ndugu yangu kujifangusha we wani rudi mchunga kidogo kwa kwa unagora gukunda mibiki uri buye Ulimbwa ariko singu lazima ni nyambi